Balthazar Ebang Engonga. Ndabizi uramuzi, hakoze inkuru nyinshi zimwerekeyeho, ariko nanjye ngiye gushyiraho agakeregeshwa kugira ngo nawe ukomeze ubimenye cyane, bikwinjiremo cyane, ubizingatire cyane. Iyi nkuru ya Balthazar yaramenyekanye kuva hariya mu gihugu cya Guinea Equatorial i Malabo, umurwa mukuru, biragenda bitugeraho na hano i Kigali. Nawe uri Mushubati byakugezeho, wowe uri Satiki byakugezeho, nawe ndetse uri Nyakariro ndabizi warabimenye bitewe n'uko ufite telefone yawe ifite internet, wamenye amakuru yerekeye Balthazar Ebang Engonga. Uyu Balthazar Ebang Engonga kugira ngo tumumenye byatewe n'impamvu nyinshi, ariko iya mbere yatumye tumumenya cyangwa se akamenyekana kuko ntabwo twari gupfa kumumenye. Ushobora no gusanga igihugu cya Guinea Equatorial nta kintu cyinshi wari ukiziho. Kugira ngo tubashe kubimenya nuko uyu Balthazar Ebang Engonga yakurikiranwaga n'ubugenzacyaha bamugenza ku bijyanye no kunyereza umutungo, aho bavuga yuko hari amafaranga yanyereje akayashyira kuri konti ziri mu bigwa. Iki ni ikibazo rero cyatumye bamukurikirana bashakisha buri kimwe cyose kugira ngo barebe ko aya mafaranga kuko yarigiza. Ariko nk'uko babitubwira mu bitangazamakuru bitandukanye, mu gihe barebaga muri mudasobwa ze bakareba neza, bakontoreye babishyizeho umutima, basanze nk'amavideo bavuga yuko irimo abagore bava kuri 150 kugera kuri 400. Aya mavideo bakora imibonano mpuzabitsina, basambana, bayikorera hehe? Bayikorera mu biro by'ubutegetsi, mu biro akazi gakorerwamo ka leta, cyakorerwamo uyu mutegetsi ukomeye cyane cyangwa se uyu muyobozi ukomeye wayoboraga ikigo gishinzwe kugenzura abantu, kigenzura ko amafaranga yo gukoreshwa neza. Noneho niwe wari gukorwaho iperereza nawe akurikiranwa kuri icyo cyaha. Ariko birangira babonye izo video zikimara kuboneka zahise zijya hanze, abaturage bo muri Guinea Equatorial bazisamira hejuru. Noneho akarusho basanze nk'abagore bakomeye b'abategetsi, umugore uyobora polisi, uyobora ubushinjacyaha mukuru, abagore b'abaminisitiri, umushiki wa perezida, kuko uyu mugabo nta muntu yatinyaga, umugore wa pasiteri aho yasengeraga, umugore w'umugabo wa nyina nawe, abantu bose bumva batandukanye, b'abagore batandukanye, ndetse kandi n'abagore b'ibyamamare muri icyo gihugu nabo basanze muri ayo mavideo. Ibyo byatumye rero video igira imbaraga nyinshi cyane. Izo video zirarebwa cyane, bigeraho visi perezida w'icyo gihugu cya Guinea Equatorial witwa Obiang Theodore Obiang Nguema, ariko bakunda no kumwita akazina ka Theodore, bamwita Theodore Obiang Nguema, ariko bakamwita Theodore, ariko akazina kajyana n'izina ryitwa rya Mange, ariko papa we nk'uko mubizi yitwa Theodore Obiang Nguema Basogo. Urumva ko bafite amazina yitiranwa kubera ko nyine ari papa we. Uyu yahise abyitambikamo, aravuga ngo ntihagire abantu bizikomeze guhererekanywa, abwira ikigo gishinzwe ibijyanye no gukurikirana ibintu bijyanye n'itumanaho kugira ngo bafunge imbuga nkoranyambaga zose, ntagire ayo mafoto nahererekanywa, kandi n'umuntu yahererekanywa nawe abo yabiryozwa abibazwe. Ibyo byarakozwe nk'itegeko ritanzwe na perezida kuko, ariko nubwo ryatanzwe harimo benshi bari bayakiye cyane kandi bayakunze, bakomeje kugenda bayerekanya mu isi yose. Iyo nkuru yabaye muri Shushi iba Kimomo, iragenda igera mu bihugu nka Nigeria, iragenda igera muri Senegal, i Nairobi, natwe tugeraho hano i Kigali. Uyu mugabo ikibazo noneho cya cyaha yarakurikiranywe cyo kunyereza umutungo, cyo nticyaba kikivugwa, ahubwo haba ikibazo cya video. Urukiko rw'ikirenga rwa Guinea Equatorial rwagomba gusuzuma icyo bibazo bibiri uko bwari bwaregewe. Iyo kibazo kibazwaga n'iki kintu gikurikira: ese yaba yarabafashe ku ngufu abo bagore bose? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese yaba yarabateye indwara? Ibyo ni byo bibazo urukiko rwagombaga kwiga
bagashaka ibimenyetso byuzuye kugira ngo barebe nuko ibyo byaha byamuhamwe, kuko ibyo ngibyo byaba bigize icyaha. No kwibaza ngo ese izo videwo zo nazo yaba yarazifashe, niwe waba warazishize hanze? Icyo cyose nacyo ni ikibazo cyagomba kwibazwaho, ariko urukiko mu kubisuzumana ubwete n'ubushake bwinshi cyane, kuko iyi dosiye yari dosiye ikomeye cyane. Ibihugu byose, abanyamakuru bose mpuzamahanga bari batworanye bari mu rukiko, barayisuzumye basanga muri abo bagore bose bari babyumvikanyeho, ntawe ugeze uvuga yuko yabafashe ku ngufu. Ikindi, habuze ikigaragaza ko ari we waba warashyize amafoto hanze, ayo mavideo hanze, nako ntihari kuyashyira hanze, kandi muzi yuko bari bamufashe, bamwambuye telefone, bamwambuye ndetse na laptop. Ikindi basuzumye, urukiko ruba rufite ububasha bwo kureba impuguke, abaganga, kugira ngo basuzume abantu batandukanye, babasuzume barebe yuko bafite indwara, kuko icyo cyaha iyo basanga yuko yaba yarabanduje indwara, byari nacyo cyari kuba ari ikindi cyaha. Barabasuzumye basanga nta ndwara, basanga nta n'umwe ufite ikibazo. Nuko nguko urukiko rwahise rugira umwere uyu mugabo witwa Balthazar Ebang Engonga. Mu gihe bamugiraga umwere, abantu babyibajijeho rero ngo bimeze bite, ariko umubare muto ni muto cyane uvuga yuko uyu mugabo n'ubundi bagombaga kumufunga. Abenshi baramushyigikira bavuga bati ariko ubundi bamukoraga iki? Cyane abagore bagiye bandika mu gati, umuntu wagiye utanga ibyishimo bitandukanye, abagore bose babaga babyishimiye, ntawe yafashe ku ngufu, ahubwo ni umuntu watanze ibyishimo ku bagore cyane, agomba gushimirwa cyane. Hari n'abanditse bavuga ngo bagomba kumushyira muri Guinness Record, bakamushyira mu bitabo bitandukanye cyane by'abanyarwanda bagiye bakora utuntu dutandukanye tw'uduhigo. Ibyo ni ibintu bitandukanye abantu bavugaho. Hari n'uwo nahoze nsoma avuga ngo kuri interineti asobanura, avuga ngo abanyafurika benshi iyo bakize babonye amafaranga bahita banakwisana abagore benshi cyane. Rero nawe ufite uko byumva ushobora kugira icyo ubivugaho. Ati iyo bafite amafaranga menshi bagomba kwigarurira nabo mu mitima y'abakobwa cyangwa se abagore benshi cyane. Icyo rero bakavuga yuko ntawamutera amabuye, kuko n'abahubwo bavuga bati ahubwo natwe nuko twakennye, turamutse dufite ubushobozi twabikora. Ibyo ni ibitekerezo byabo. Hari n'abandi bagiye bavuga bati nicyo kigaragara ko nta mugore n'umwe ushobora kwizera, ntukizera umugore, ahubwo umugore niwe wizera ku giti cye. Ibyo bagiye babivuga babinyuza mu mbuga zitandukanye, bagira icyo babitangazaho. Ariko nanone hari n'ikindi tutakwibagirwa. Hari umugabo witwa Close Christian, akaba ari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Guinea Equatorial, ndetse akaba yarahungiye i London. Uyu nawe hari icyo yatangaje, avuga yuko ibi byose nubwo byaba byarabaye gute, wenda byaba byarafatiranye n'intege nkeya za Balthazar Engonga, ibi byose bifite inyungu za politiki, cyangwa se nyuma enshi hari ikintu cyishe nyuma ya politiki. Kuko uyu Balthazar Engonga afatwa nk'umuntu wari uteye ubwoba visi perezida ndetse na mama we ndetse n'umugore wa perezida uriho Theodore Obiang Nguema Basogo, kuko we babonaga ko abarusha amahirwe yo kuba ashobora kuzategeka. Umuhungu we ariwe visi perezida Theodore Obiang Nguema Mange akaba we atabasha kugira amahirwe nk'aye, kuko uyu muhungu wa Basogo uriho we nta mahirwe yahabwa cyane, bitewe n'uko yagiye yijandika mu bitandukanye, kwangiza umutungo w'igihugu, aho agenda awunyanyagiza, ajya muri California, ajya mu Bufaransa ku gisi ayangiza amafaranga y'igihugu, aho yagaragaye agura imyenda y'umuhanzi Michael Jackson utakiriho amafaranga menshi cyane, aho yagiye agaragara muri za ruswa, ndetse imitungo y'igenda ifatirwa mu bihugu bitandukanye. Urumva ko uyu muntu nta mahirwe yari afite. Bakaba bavuga yuko ibi bintu bishobora kuba ari nk'akantu bakoze kugira ngo bateshe agaciro Balthazar Ebang Engonga. Ariko akavuga yuko ibya video byo ntacyo bivugaho, ariko icyo ngicyo cya politike cyo gishoboka ko ari icyo kintu baba barakoresheje kugira ngo bamwanyishe abaturage babe batamuvugaho. Kuko bigaragara ko mu gihe byabaga uyu mugabo visi perezida yagiye agaragara cyane agira icyo avuga, ndetse muzi ko yafashe ingamba ko agiye gutegeka agashyira mu biro by'ubuyobozi za kamera kugira ngo bajye bari gukontorora abantu ibyo bakora byose, kuko ngo ibyo bintu by'imico mibi
bisebya igihugu. Urumva ko yahise yigaragaza nk'umuntu ushoboye kandi ni umuntu mwiza cyane. Ibyo rero ni ibintu byibazwaho n'abantu bagiye batandukanye. Uyu rero Balthazar Bangengoga nawe akaba avuga yuko icyo agomba gukora nta kindi ari ugukomeza agakurikirana akarega, ariko ikibazo kibazwa kugeza ubwo ntabwo turamenya neza uko bimeze. Azarega leta se? Ninde muntu azarega ko yatangaje amavideo ye? Ariko nawe byumvise aba bantu bamufashe byanga bikunze bagomba kubibazwa, kuko mu gihe cyose yabahaga ibikoresho ntabwo yigeze video zibereka. Kuba barazishyize hanze bagomba nabo kuba babikurikiranwa bakabibazwa. Balthazar rero mwumvise ukuntu abantu benshi bamufata batandukanye, bavuga ati yagombaga gufungwa, abandi nawe abenshi cyane ati ahubwo yararenganye cyane ko yateje za gatanya zitandukanye. Abandi nabo bakamushima ati byatumye tumenya abagore bacu ko batatwizera, n'ibintu byinshi bitandukanye bimuvugwaho. Nawe ufite uko bivugaho ushobora kubishyira muri comment ukabyandikaho, ukagira icyo bitangazaho, n'uburenganzira bwawe. Ugakora share, ugakora like kuri content yanjye nabwo wateguye nziza cyane, tukagenda duhanahana amakuru atandukanye. Murakoze cyane, ndabakunda.